Yes, ni breaking news, ni amakuru yacu bagezweho ajya atandukanye abari gutrendinga hirya no hino mu isi ahandi wayasanga. Niyo mpamvu gusa gukanda subscribe no utrayikanda kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe umunsi ku munsi nkuko uri kubibona nuko ubonye iyo video. Yitwa Niyitegeka Gratien, ni Papa Sava, Seburikoko, Sekaganda ndetse n'ayandi mazina menshi agiye atandukanye yamamariyeho cyangwa se abantu benshi bamumenyeyeho. Numwe mu bagabo bamaze kubaka izina mu kintu kigendanye na cinema cyangwa se muri no industry ya cinema hano mu Rwanda. Uyu mugabo abantu benshi bamaze kwemeza neza yuko amaze kwamamara, ariko akaba amaze kuba n'umukire wakataraboneka. Hari umwe mu bakinyi ba filime binjiza akayo k'amafaranga menshi, banakurikirwa cyane kuri chaîne ya YouTube nkuko izwi nka Papa Sava, ariko akaba afite n'izindi filime zigiye zitandukanye agenda akinamo. Kuko wagiye bibona numwe mu bagabo bafite inzu nziza cyane hano mu mujyi wa Kigali, afite imodoka, afite salle nziza, studio arimo kubaka. Numwe mu bagabo rwose bamaze kugera ku rwego rwiza, aho ari umwe mu bantu bakinisha abakinyi bakomeye kandi nabo bari ku rwego rwo hejuru nka Mama Sava, nawe muramuzi cyane akina muri iyi filime. Ndimbati nawe ni umwe mu bagabo bubatse izina ku buryo butangaje. Harimo abandi benshi nabo bamaze kugenda bamamara muri iyi filime ya Papa Sava. Papa Sava rero wamumenye mu kuvuga imivugo, mu busizi, mu kwandika amafilime, mu gukina amakomedi ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye agenda agaragaramo. Yakinnye mu makinamico hano waca kuri Radio Rwanda, yakinye mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Numwe mu bagabo bavuga yuko bishimira kuba yarigeze gukora mu kiganza cya nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubwo yari akiri kwiga. Uyu munsi nifuje ko tugaruka ku bintu byinshi byagiye biranga Papa Sava kuva yatangira. Ni Papa Sava, ni Seburikoko, ni Sekaganda n'andi mazina menshi abantu benshi bamuziho muri filime akina. Izina ababyeyi be bamwise ubundi aho avuka mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda yitwa Niyitegeka Gratien. Seburikoko ni umuhanzi, ni umuririmbyi, ni umusizi, ni umukinnyi wa filime, ni umunyarwenya ukomeye, ni kimenya bose mu Rwanda. Ariko se byagenze bite ngo uyu wize kwigisha ubumenyi muntu n'ubumenyi bw'isi akanaba mwarimu imyaka igera kuri 7 yose abari icyamamare muri filime ndetse n'imivugo? Mu kiganiro yigeze kuganira n'umunyamakuru wa BBC Jean Claude Mwambutsa aseka cyane atuko byagenze ibara umupfu nubwo ngewe ndi muzima. Nanjye nibyo nje kukugarukira mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Nitwa Emile Kanamugire, nyabureka jya ukora subscribe muri ikora kugira ngo ubashe kuzajya ubana nanjye mu biganiro byacu. Yagize ati nari mfite data yari umukatechiste yandika indirimbo anacuranga cordero, ariko nagize imyaka igera kuri 5 atakibikora. Aho mvuka naho havukaga abahanzi bakomeye nka Alex Kagame n'uwi wacu Ikiyanza. Nkakora nyine mutekereza abantu baba bari mu gitaramo bakagenda babugarukaho. Nkora rwose nanakunda cyane igitaramo cya Nyiramaritete za kera. Jenoside yabaye, Gratien uko asubiramo kenshi izina rye, yiga mu wa mbere w'amashuri yisumbuye ku Gisenyi, ariko irangiye kubera ubukene asubira mu wa 6 w'amashuri abanza. Aha niho yatsinze irushanwa rye rya mbere ry'imivugo, hanyuma bamuhemba amakayi, amakaramu n'inkweto yajyanye muri segonderi ubwo yarayimukiye mu mashuri yisumbuye. Yorejwe kwiga i Rutongo hari kuri kilometero 25 uvuye iwabo. Byamusabaga byibuze buri munsi kuva mu rugo saa 11 za mu gitondo ngo adakererwa amasomo yiwe. Yagize ati aho naho natsinze mu mivugo, bampemba televiziyo, amakayi, inkweto. Bati televiziyo se iwanyu mugira umuriro ashwida, batingira sigara ku kigo, ariko bahise bamwemerera igihe kumucumbikira akajya yiga aba mu kigo atishyuye. Ibyo avuga ko ari motivation ya mbere ikomeye yaravanye mu mpano yiwe. Yakomeje icyiciro cya kabiri cyayisumbuye iririma mu Burasirazuba bw'u Rwanda, aho avuga ko yakomeje gutsinda amarushanwa menshi y'imivugo ndetse no kugenda amenyekana.
yagize ati narazamutse kugeza ubwo naje guhura n'abadepite bo muri Canada bampa ibitabo by'uriya witwa Shakespeare ndasoma ariko nkahora no muri biblioteke. Arangije ayisumbuye yagiye kwiga muri kaminuza yigisha uburezi i Kigali yarizwi nka KIE, aho yize ubumenyi muntu, ubumenyi bw'isi ndetse no kwigisha. Avuga ko muri KIE yahasanze abahanzi bakomeye mu mivugo ndetse n'indirimbo nka Dani Vumbi ndetse n'abandi. Ati rimwe rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagombaga kuza gusura KIE, batoranya abazavuga umuvugo wa mbere. Mvuga umuvugo urarangira mbona nyakubahwa arandembuje ati uwo mwana aza ndamutse ndagenda mukora mu ntoki. Abaza umukuru wa kaminuza wayo icyo gihe yari Mudidi Emmanuel ati aba bana se murabahemba? Undi ati oya, ni abana b'ikigo ntitwabamenyereza gukorera amafaranga. Ati uyu muze kumurebera agashimwe Sekaganda avuga ko bamuhaye ibihumbi 50 ariko atayitayeho cyane, ahubwo yamaze imyaka ahora atekereza mu kiganza cya nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yakozemo. Ati n'umwaka ukurikiyeho yagarutse mu birori n'ubundi by'abarangije bwa mbere muri KIE, nabwo bati ni Garasiane uri buvuge umuvugo. Umwaka wa 2004 ubwo yari akiga muri KIE avuga ko ari wabaye umwaka w'impinduka u Rwanda rwibukaga ku nshuro ya 10 Jenoside yakorewe Abatutsi. Byari igihe gikomeye ariko cyabaye n'amahirwe kuri Niyitegeka Gratien wamenyekanye nka Sekaganda cyangwa se Papa Sava. Habura iminsi 2 gusa ngo bakire ibihangano by'abarushanwa nibwo Gratien yabonye itangazo ry'irushanwa ry'umuvugo uzavugwa kuri uwo munsi. Abo bagombaga kuzana imivugo ifashe kuri kasete ndetse yanditse n'imashini. Cyari igihe gito gisigaye kandi ntiyari yakagera n'ubundi na rimwe muri studio ifata amajwi. Agize ati nibwo buzima bwanjye nakoze igihe gito bingeza n'ubundi ku bintu byinshi, bingeza ku rwego ruhambaye. Naraye ijoro ryose nkora poeme nanafata amajwi. Kwishyira kuri kasete byari ikibazo kuko CD zari zitaraza, hariho radio kasete wakandaga akantu gatukura ibiri kuri kasete bigasibama igafata ibindi. Nakoze soundproof hagati y'ibitanda bigerekeranye nkoresheje n'ubundi za matera muri KIE. Abandi bari baratashye, njyewe icyo gihe niberaga mu kigo. Avuga ko saa sita z'ijoro hacecetse aribwo yatangiye gufata amajwi y'umuvugo w'iminota igera kuri 7 wari ukenewe. Kuri indi joro atunganya inyandiko ku mashini maze abitangira ku gihe. Ati uwa mbere yabaye umuseminariste wo muri Nyakibanda ariko poeme ye yari mu Gifaransa. Uwa kabiri aba uwo ku Gisenyi, nge nabaye uwa gatatu n'igihembo cy'ibihumbi bigera kuri 400 icyo gihe. Ariko avuga ko umuvugo wanjye wari mu Kinyarwanda cya rubanda baravuga bati uyu niwe uvuga umuvugo. Banshinga n'ubundi umubyeyi Maria Yohana n'umuhanzi mu Rwanda arakabyara aramenya. Umuvugo yavuze uwo munsi imbere y'abakuru b'ibihugu benshi n'abanyacyubahiro bari bahari. Wamufunguriye amarembo atangira kujya mu maserukiramuco no hanze y'u Rwanda. Nubwo Gratien yigaga kwigisha ubumenyi muntu ndetse n'ubumenyi bw'isi, arangiza kaminuza yanditse igitabo ku ruhare rw'umuhanzi gakondo mu burere bw'umwana w'umunyarwanda. Nyuma yaje kubura amahirwe yari yarabonye iyo kujya muri Ecosse kwiga dance and drama kuko n'ubundi atigeze yigaho mbere ibijyanye n'ubuhanzi nk'uko abivuga muri rusange. Nuko ajya gukora akazi ka leta ko kwigisha ibyo yakoze hafi imyaka igera kuri 7. Ariko n'ubundi muri iyo myaka 7 cyangwa se iyo myaka 7 ishize, icyo gihe yanakomeje impano ye abifatanya no gukina amakinamico
ndetse nabyenda gusetsa kuri radio. Mu mwaka wa 2015 yafashe umwanzuro ukomeye wo kureka umwuga yize wo kwigisha, aza kwinjira muri filime gukoresha impano ye by'umwuga. Ati ntanga ibaruwa isezera, abantu baravuze bati wa muntu we, abantu bararangiza ari benshi bakabura akazi, wowe ufite akazi ka leta none uragasezeye, bati ubanza warasaze. Icyo gihe ndavuga nti reka njye gusarira hanze aho gusarira n'ubundi mu ishuri, ngenda uko nguko. Gratien Niyitegeka ubu ngubu ni umwe mu bakinyi ba filime bazwi cyane hano mu Rwanda, hanze y'u Rwanda hose bumva ikinyarwanda, haba mu Rwanda, i Burundi ndetse na Uganda bumva ikinyarwanda. Numwe mu bagabo bamaze kugera ku rwego rwo hejuru cyane bitewe n'amateka yiwe, umwe mu bagabo banyuze mu mateka akomeye cyane, ariko akaba amaze kugera ku rwego rushimije. Yamenyekanye muri filime zigiye zitandukanye nka Seburikoko, filime ya Papa Sava ica kuri chaîne ya YouTube inakurikirwa cyane hano mu Rwanda, ariko kandi bamumenye mu makinamico aca kuri radio y'u Rwanda, mu mivugo igiye itandukanye ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye yagiye agaragaramo muri rusange. Umwe mu bagabo rero uyu mwuga wa filime umaze kugeza ku rwego rwiza, dore yuko kuko wabibonye ziriya filime zose uba ubona azikinira iwe mu rugo, mu gipangu cyiza afite. Ni umwe mu bagabo bamaze kugera ku rwego ruri hejuru kandi rushimishije muri rusange. Ibi ni bimwe mu byo wamenya kuri Papa Sava cyangwa se Niyitegeka Gratien, umwe mu bagabo bamaze kubaka izina